yarahagaze yitanga isata arayica agiryamye kiratureba gusa turagenda turayegera ariko babaga bagize ubwo bakera noneho dushize ngo dutere rimwe twese icyarimwe twese bituma tuyiteme ngo dutere umugabo umwe agira ngo yatere ariko asigana icumu arisigarana amaboko turatera kubera ubwoba agira ngo ryagiye noneho ngo tuyitere turi babiri irizingura yani ku bitandare yose wa mugabo dusanga afite icumu zagenze gutaka nagize ngo naje nateye kandi yari umugabo w'umuhizi uhiga ingurube cyane yarirambuye icumu ryamagitera kakiriye mbuyega baje noneho urugamba rurakomeka isata ubwo sayiciye ahangaha biratugora kuyica ariko kandi mureke tuzunguruka ino ndare babaga bonaho n'abaherukiye noneho ngo zamukaje kuri yande duhana ku isose insanga hari mu ndiye guhahiye ntatandika ariko igusumiriye nyine yamize itsumiriye zigenda yiruka ariko igice cyarugurika kamatizo kaganda jya ndavuga ati ndakunda bacu bahunze bagiye nase ngendije nyine urugamba rakomeye sinkoresheje icumu shinga icumu yamize ikurikiye intumbire kandi urumva yari yabaye kera amaraso naho ari kunyura mu bishangara habe hahiye yakomeretse iritoneka yamiza yavuye inyuma none mbona singikoresheje icumu ndarishinga yamiza nayo itumbire ngo nkubite ku ijosi muraho neza nshuti bakunzi bacu mudukurikirana umunsi ku wundi muhawe kaze mwese aho muri abanyamurenge abanyarwanda abarundi ndetse n'undi muntu wese wumva ururimi rw'ikinyamurenge turiko tuvuga muhawe kaze hano wewe wakoze subscribe imana kuduhera imigisha turi kuri TNG-TV ariko ndi kumwe na mugenzi wanje Mitera Olivier mbere kinyamakuru cha East African News. Yes, turagusaba gukora subscribe kuri izo channel zombi hanyuma dukomezanye mu biganiro byacu bya buri munsi. Turi muri Kenya, mu murwa mukuru wa Kenya ahitwa Nairobi, niho turi dufite umutumirwa muri ko mubona imbere ya screen zanyu. Icyo tubasaba no kuba hafi mugafata gatebe mugategera ubuhamya afite buteye ubwoba buteye amatsiko buhambaye. Rero reka tumusabe atwibwire uko dusanzwe twibwirana mu kinyamurenge hanyuma tuze kuganira nawe mwamaze kumenya uwo ari we. Tuguhaye kaze. Murakoze cyane. Amaze bino nitwa Hagayi Sengiyumva. Aba pasiteri. Turi hano muri Kenya kubera impamvu muzi. Igihugu cyacu cyagize ibibazo turahunga n'impamvu turi hano. Mwari mutuye he mbere yuko muza hano muri Kenya? Mbere aho twari dutuye mu Bibogobogo handitwa Magunga ya kabiri. Wari umupasiteri mu ruhe rusengero kugira ngo abantu babimenye kubera ko hari amakanisa menshi. Wari umupasiteri muri he kanisa? Nari umupasiteri w'itorero rya Sepake Magunga ya kabiri. Yego, uyu niwe tugiye kuganira nshuti bakunzi mudukurikiye. Ni umunyamurenge wo mu Bibogobogo muri Mwaye Plateau hariya Ifizi, aho ni muri Kivu y'Amajepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hariya mwumva hari intambara za buri munsi. Ubwo rero tugiye kwinjira mu buhamya, afite ubuhamya yarahagaze yitanga isata arayica. Ubwo nibwo buhamya agiye kutubwira, tudatinze reka tumubwire atubwire inkuru yayo kuntu iyo sata yayishe. Reka tugweze umwanya utangire utubwire uko zatangiye naho mwari muri. Murakoze cyane. Isata ni inzoka nini kuko muyizi kandi ziranga amakuti z'inzoka zose. Ubusanzwe usanze ahiri ushobora kwinyira iruhande ntacyo gutwara, ariko uyikozeho igira urugamba rukomeye cyane. Twarasuhuye kuko mubizi tugituye mu gihugu hari imbere ya songa mbere abantu bazi ko igihugu twari twarasuhuriye inemba. Tugeze ahantu mu ndego y'inemba abantu bagituye bagiraga aho bageze basuhurira bagashaka kujya mu Arusha mu itongo ryabo bari mu cyabo.
twabaga mu ndego ya Nemba wambutse ngo twajya duhita twende dutaha. Tuhageze turagiye dusanga ahantu inzoka zinyura kuko twari tumaze kumenyera, kurikira inzira yayo usanga hari umwobo. Isata igira inzira aho inyura igiye mu rwuri rwayo, mugoroba ugasa kandi kagaruka kujya muri wa mwobo, igenda mu gitondo igasiga kwa mugoroba. Kuko twari tumaze kumenyera, usanga hari inzira, ukurikiye inzira usanga hari umwobo, ariko usanga hari ku manywa kera yagiye yajaka. Mugoroba none ngarutse sinayibona. Usubira kuhagaruka kuyishaka kuko yatashe. Isata ariyo uri kushaka nyine? Ariyo nshaka nyine. Kuko bari batubwiye kuko isata igira amavuta, nageze mbona abandi bayajana, kandi amavuta y'isata yagiraga umumaro ku mabyimba y'inka n'ibindi bene izo ngibyo. Bituma njya kuyishaka ngo nyice mbona amavuta. Ngarutse mugoroba sinayibona. Buke mu gitondo zinduka kare kandi njya kuyishaka. Biba ngombwa ko nzana n'imbwa, maze gushika agenda ashaka nsanga yagiye yinjiye mu ndare. Ndashaka n'imbwa, turashaka naho kera yahuruse ya ndare kandi yagiye mu ndego ya Nemba kuko bahaze mu rufunzo rwahabaga. Ni hariya muri Byura? Bitaga muri mu ndego ya Nemba kuzi. Uvuze indare ku bantu batayizi, indare waruvuze indare ni ahantu hatahiye, umusozi ushugasiga kikivi kimwe tahiye, ikaza gikisha muri iyo ndare. Naho yari iri cyazahasha ahisatiri nubwo botwika ndihosha. Ntibiba ahari umwobo wayo, naho iryamye gusa bashobora gutwika indare isate ryamyemo, umuriro ukazunguruka akanyura hirya no hino gusiga ahantu ya ndare ntishe. N'umwobo wayo wari mu ndare. Noneho ngarutse mu gitondo usanga kandi yagiye. Mu mugoroba ngarutse usanga yagenda yasohotse ya ndare, bigira ngombwa ko njana imbwa. Shise harya muri ya ndare imbwa turashaka, imbwa yigera hirya. Kizihara risata. Usanga iraryamye irandeba n'imbwa, imbwa ija kuyifata, ifata imbwa ndagerageza ngira ubwoba bwayo. Uri kwibona iyo sata hirya? Igira ijisho izikure ukanga iramena umutwe. Indesho ingana kabiri. Iza yizinga. Ibiryamye iba yizinze. Ni ikizingo asanze cizinze kiryamye. None ngerageje imbwa mbona ntigikunda, yari imbwa y'imfizi. Ndiho ndayifataho imbaraga ikura. Njya guhamagara abandi kuko nabonye hirya. Abandi baraza tuzana amacumu twari benshi, dushitse ngo bayikubita amaso bose, twasiga turi abagabo nk'abatatu barahunga. None bamaze guhunga ndamwe bajya twadusigaranye, ndababwira ngo muhumure isate ntakwizigira. Nubwo irangamye ariko kandi ko dufite imipanga n'amacumu tashize twaduhagarara turabaga ndakutubwira. Abagabo barahagarara kandi hari abagabo babahizi b'ingurube bazi guhiga cyane bazabatema ingurube, ariko barahunga dusiga twari nk'abatatu. None ndabwira nti mureke tuyegere dutere cyarine. Hajya yiryamye kira tureba gusa. Turagenda turayegera ariko babagabo bagize ubwo bakera. Noneho dushitse ngo dutere rimwe twese cyarimo twese bituma tuyiteme. Ngo dutere umugabo umwe agira ngo yatere ariko asigana icumu. Arisigana amaboko? Turatera kubera ubwoba. Agira ngo ryagiye. Noneho ngo tuyitere turi babiri irizingura. Yani kubita ya ndare yose wa mugabo dusanga afite icumu. Zagenze gutaka nagize ngo naje nateye. Kandi yari umugabo w'umuhizi uhiga ingurube cyane. Nuko ikubise yambwa natwe turahunze. Iriramburaga kubera ya mashumu. Yarirambuye icumu ryamagitereka kwakiriye. Dutoye amashumu twembi mbuyega baje niho urugamba rurakomeka. Isata ubwo sayiciye ahangaha biratugora kuyica, ariko kandi mureke tuzunguruka ino ndare. Babaga bonaho n'abaherukiye. Jewe ndiruka subira hirya y'indare hari mu ndego. Sanga itarahuruka muri ya ndare. Noneho ngo zamukaje kuri ya ndare duhana ku isose insanga hari mu ndego hahiye ntatandika ariko. Igusumiriye nyine yamize itsumiriye.
zigenda yiruka ariko igice cyaruguru kikaba kizuka kagenda gihari ndavuga ati ntakunda bacu bahunze bagiye nese kandi jenyine urugamba rakomeye sinkoresheje icumu shinga icumu yameze nkurikiye intumbire kandi urumva yari yabaye kera amaraso naho ari kunyura mu bishangara habe hahiye yakomeretse iritoneka yamiza yavuye inyuma none mbona singikoresheje icumu ndarishinga yamiza nayo itumbire ngo nkubite ku ijosi urahagarura ireba ukuntu ndahagarara iraza kigiye iyo kubitanye ni kubitanye umusayi naje ndayitema isize kubitisha umurizo cyangwa oya ye na ku mutwe nyine ni mu mutwe nakano bimutaka kanini cyane nuga ntakuntu uzi kubitisha umurizo igihe ryamye ariko ihagenda kubitisha inani nukuguje ko kubitaga ku ijosi ndayitema namitemera ku kanwa nyine n'igihe kubita iho kimpanga ku ijosi uyikubita hasi ndayegera ndasa ndayitema mbona gutora icumu ndayitema ndayica abacu bose gabahunze ariko naje ngo mare kuyisha mbona kugira ubwoba ngo ndebe ukuntu nari mfuye ntaco nzize abacu bose bahunze iyo mfa bantagaho imfani nari nzize iki ari wiyahuye ariko nyine ndayisha ngo mare kuyisha yaguhamagara abacu bamwe kera bare banagiye baraza cyari ikintu bene ikintu twaragisatuye mu nda bene aha hantu ho kuhirira inka kumuvuri nuko saturaga bazakura amavuta yabakuramo ni kimuri niyo mavuta ukuburebure umaze kwica yose umuntu umwe umuntu umwe cyari ikintu kiva kanini kirekire cyane nuko ndasatuye kuko nabonye bandi ko bagaze bagira ndayisatura mu nda buramwe bya bintu byose z'ibinure cyo nari nkurikiye kamanda kibonye yaguhamagara abandi twakuye mu mavuta yagezwe ku mushupa nkane ndagira ngo mbashaka ngo rugamba ariko twarurwanye nuno abashu bamaze kuza bantagaho imfani iki kintu warugize iminsi ushaka ariko naganze gushaka ngahisha abandi ko nagiye ari saturi kushaka nkabahisha twari kumwe na muzehe niwe twabanaga mu kiraro nkamwisha ko ngiye kwishaka ariko maze kuyica nyine mbabwira ko nayishe abantu babonye Yesu atari bagize ubwoba abasanze umurambo aho wari uri bagize ubwoba bwayo ariko naje nyuma niho naje kugira ubwoba nyine kuko nabonye cyari ikintu gikomeye rwa rugamba rukomeye nza kwicaga dukuraga mu mavutaga urwo rugamba mbona ndarusinze ariko rwa rugamba ratoroshe abagabo bahega ingurube bishingurube bagize ubwoba kandi ingurube nayo kuyisha ni izayica umugabo ugasiga undi ingurube yarampushije gatatu kose nayo ni urugamba rukomeye narwo rukomeye cyane ariko nabonye rw'isata rwo rukubita ingurube ubonye isata igutumbiriye abandi bagabo bahunze tutekereze ko yashika gukubita yirika kwizingiraho kandi nta wundi ugutabara nuko nyine ko byari byagenze bararapfuye bari bahunze nyine ariko nyine nabonye ko iyo nkoresha icumi baranyishe ariko upanga gurumva giho kandi nawe ushaje nage niteguye nawe ushajije ko nahite nyine kwijosi kujya ntigira imbaraga ese isata izikoma izimira umuntu n'inzoka iteye gute isata ntizikoma impyisi yica ntizikoma igenda ikaja guhiga aho yiriwe mu ndari impyisi ikaza yamara kuyegera zikubita ikayizingiraho yamara kuyizingira kinanura yamara kwinanura kujya kwinanura yayizingiyeho igahuza imbavu zose kandi kamyigorora kwivunaguraga ikabona kuyimira ikabona gushambura kuyimira ariko n'umuntu nayo nuko n'umuntu nuko kandi kuja kumira ibanza igice cepfo ijosi n'imbara ikintu cy'amahembe nkakura kwihongo agasigara ku kanwa kugeza igihe izaborera amahembe akazavagamo ariko ari ikintu cyose imira cyose irakimira iyo sata n'ingona bitandukanye gute ko numva nayo ari ukwizikora ingona igira amaboko igira amaboko ingona muri nimba zari haba twaga tuzica nk'abafite
yigira amaboko ariko niyo nini kandi ingona ariko isata nayo ikayisumba. Isata nazo ziratandukanye, usanga ejo zikiri ntoya akaba usanga bene inkuru nyine igasumba ingona nayo. Isata yomirika aya yomira ihongo n'ihene n'umuntu bigashoboka. ayo mavuta yayo yazagamo yakoresha iki? Amavuta y'isata cyane yakoraga ku mabyimba n'inka zasangiye. Hari n'abandi bayanywaga kubera mu nda, habarirwa mu nda bakayanywa. Nigeze kumva abahizi bamwe bambwira ngo ni umuntu yayisize wagiye mu gihuru ngo izindi nzoka zazihunga ngo ntanzoka yagukoma wayisize. Wayisize ugiye mu gihuru ntanzoka yagukoma. Kandi bikomeye intente zofata. Ese isata izibyara cyangwa iratera nk'izindi nzoka? Igira amagi nayo. Igira amagi. Ni ukuvuga ngo mu mwobo yari iri wenda yari ifite nk'ibibwana cyangwa yari ifite amagi? Yari itaragira amagi. Waramaze kureba n'umwobo? Narabusambuye yose ndawureba. Kaba waza wiyahura. Nari nyikurikiye nyine abantu igihe usanga iri mu mwobo ikiri mu mwobo itaraje yije mwisanga mu mwobo mukimba wa mwobo mpaka mukagaragara hirya niho yoroha gupfa. Iri mu mwobo kuko ntiyigorora hahandi muyitera amacumu kandi mwamuhagaze mu gatebe n'umupanga naho urugamba rwo hanze rwo rwari rukomeye ntibameze komeye. None uwo mutima wowe utewe n'iki tubona abantu babona n'inzoka isanzwe izino zikururuka ku musozi igati abantu bagatinya kuyica ni batekereje gushaka isata inshuro ya mbere ya kabiri, uwo mutima wowe utewe n'iki? Ubusa nuzuka nje sinze zitinya ni ikizuka nkayihambira mu ijosi. Mu ijosi ryawe? aho mwabaga zarabaga nyinshi bituma mumenyerana. Yego aho twabaga urunani na kabiri na gatatu twagiye mu ntambi hari buri makobora twasanze habaga amasata menshi niho naziboneye ino twaziciye twarazihize n'imbwa turazica. Ni ukuvuga iyo ntabwo ariyo yari iya mbere? Oya si iya mbere, iyo nayo ishe ni jenyine ariko ahandi twaba tuzihiga n'imbwa twazirasa ndetse twagiraga ibikoresho twazirasa. Kwica isata byari byemewe ko ari inyamaswa nkuru mu gihuru? Byari byemewe cyangwa byari ikosa? Muri leta ntibyemewe. Ni ukuvuga ngo wishe isata bakakubona kwari ukuboko. Yari inzoka itemewe kwicwa. Amara nanone ntibanazifate ngo bazijane mu maparike kandi nayo yo kubona ikakwica. Hari mu mashamba urumva hariya muri Kongo ibintu byo mu mashamba aho bari kuzijana ariko kandi wishe isata bakakubona leta kwari kukuboko. None umuti nimba ari umuti nyine ari amavuta yayo sinze numva ngo iyo bayiriye kuko ngo hariho bazazigenga amavuta ntabagikoze mwaramaze murayihamba cyangwa? Hari mu ipori ndumva ntari bahari mu ishamba ariko ni ikizira iyo bakuye amavuta bayiriye babishe amavuta niko bavugaga. Ibyo byose ni ukubana n'ababembe cyane abahera kugira ngo mumenye ko aribo bazaba. Ni ukubana n'ababembe n'abafurero ndumva twaroga tubona babikora natwe turabikora kandi bagurishaga amavuta y'isata faranga kuva ngo icupa ryawe yari amafaranga menshi cyane mu buryo naje ndetse n'umunsi wo gutaha ngeze Seberi nsanga hari abasirikare baramfata ariko ndavuga ngo urupfu rwanjye rurabaye kandi Seberi hari habi icyo gihe bari bakirambuza mfashise abantu bazi Seberi kwa shefu hari mu Karango utambutse isoko burya bariya aba bacu twari tuturanye bagize umutima muri kuva kera tibambwira amakuru kandi hari mu gitondo kare kare. Abo n'ababembe ndaza kugeza ngeze kandi bariyeri yabaga mu nzira kandi Seberi nta handi nzira yabaga naho nta handi bakikirizaga baranyihorera ndaza ngoje kugera neza ku basirikari umugore umubembe arambwira ati uhaye ugende wenyine ntibabonye bari abasirikare nawo turegeranye kandi ikibazo nari mfite yari amavuta y'isata. Ndavuga ati nuko urwanje rurangiye noneho sinari gisubira inyuma bari ko bande batwara turi kumwe ndaza maze gushika barampagarika banyanse ikarite ndayibahaye ariko nubwo mu nyanse ikarite koneje kwa shefu mbona nta kundi novuga koneje kwa shefu
ndi umushyitsi wa shefu nabo niho bari bapanze kwa shefu barahambanwa tuyu muntu mureke tubane tumwaka ibyacu tubone kumujyana kwa shefu abandi ati uyu muntu turabaho umuntu waje kwa shefu ariho turi shefu naza kuvuga ngo sitombohe umuntu turavuga duti mureke tumujane ubwo kera byabaye gutya mureke tumujane bari babonye icyo ufite nari mfite akantu nari mfite bari bazi birimo n'ubwo nari mfite noneho baranjanaga nshika kwa shefu nanyinjiye mu nzu nambwira ndamakamusenga akantu twabika ugashire kure muka shefu arakabika numva ko umutima wubika mu nda n'ubundi usigara mbohwa nukoga akabitse rero noneho nirirwa aho ndamubaza shefu arahari yagiye mu kazi yaje kuza nijoro ndaraho shefu yambohoye mu gitondo ntibaba bakirebye akakantu keraga wabaye musanze mba ndakize ariko iyo baza kuyabona baba baranjaye ifizi baba baramboheye seberi mba nagiye ifizi kuko bari abasirikari b'ifizi ni hafi n'ifizi niho bazaga gukorera baza kwibanya ubwo ndakize muri ubwo buryo ubwo bari abasirikare ba Mubutu muri Zaire ba Mubutu bajya bakera abantu baza bavuga ngo intambara ngo yazanywe na Kabila iyejo bundi no kuvuga ngo kuva icyo gihe cyose umunyamurenge baramubonaga nanone bakuva bo musaka bo mugirira nabi kuva icyo gihe cyose abantu basuhuriraga hariya bari babizi kugira iseberi badusiga tonyura mu saa 8 y'ijoro kubera kuko kuwatambuka zari bigoye bagaza baza kwa dutegera barakwitwaga bungeje cyane mu kapo amafaranga n'ibintu byageze aho binduka bakaza umushoreye n'inka noneho mwashika muhana bagasanga bapanze abana mu muhanda hagati mwaza mugera munsi bagashakanye bya biti inka zikiruka abana b'abembe inka zikiruka zirukaga zanyura muhana imwe nabayisingira bakangiza mu nzu yikabira sigaye ni ngombwa kuko batambuka nijoro ubugome bwabo bwatangiye kuva kera kuko n'ubundi ayisebire barahampushirije undi musikandije tugeze kuri nimba dutashe inka ziradushika turuhuse zizanyuraga muhana w'isebire ni ukuvuga ngo muhanyura ku manywa mwagendaga mumbere abandi hagati mwese mukegerana ngo mutambuke muhana noneho gihe turuse inka ziracika ngiye kureba basanga inka zacitse zagiye zisubira inemba cyangwa zitaha birazirika muhana w'isebire niho hajya ku isoko bahazi usanga kera zageze aho aja kwa shefu mu muhana hagati kandi nije nyine inka zimwe ziri imbere zindi ziri inyuma cyo usanga kera babana kujya babapanza ababyeyi bageze bakunda bakubita inka kugira ngo babone ko bibiba inyana nari jenyine cyo usanga baziturutse imbere za nka zikwira umuhanda noneho ndagerageza nari jenyine kandi ababembe bagasekeraga abana babo izo bahaye bakora muri nta bundi buryo maze kubura ubwo buryo nirukana umwana ndamwirukana muhana aje gusanga nanjye n'Imana yafashe uwo munsi kandi ngo yikubita hasi ndeba ati ngo nayikubise hasi mukubita umupanga ngira ngo namuteme wari ukiri mu myaka ingahe nari nani umugabo nari mfite abantu mukubita umupanga yibatira se ngira ngo namuteme aho nizavugira umugisha nsanga namufise batira kandi wari ushaka gutema se nari shaka gutema abindi bari bihari kirwaneho kuko inka zazakwira umuhana nta kana bifite nimwe zazakwira umuhana utakizihuje wabona nanone ntakora ntizihuje kandi abacu basigaye kure sinki basingiriye noneho Imana y'umujunza kumukubita umupanga mu nda kandi agaramye kumukubita mu nda iyo abembaye ngo namutenye byarangiye umwana wese gutaka umuhana wose wamuze urangota noneho baranzunguruka ngo banzunguruke mbona napfuye ntakonera kubira nama mbaguruka n'umupanga umva nubwo bari bafite ibyo byose naje nafite umupanga bampa inzira urangura nyine kugira ngo ushake nshake inzira nyine ntakonera kubira bampa inzira noneho ibati yose muri ya ntambara yose za nka zose zirihuza isanga zatambutse zagiye mu muhanda zamaze ni ukuvuga ngo zire gutakwa ari kwiruka sanga zose kera urumva intambara yari ibaye abantu bose mu muntu yapfuye tabari kwirebye inka zose usanga ingira umugisha usanga za nka zasohotse mu bana zagiye mbona mvuye aho hantu ababembe ntibaki ababembe batangiye ubugome kuva kera none yitema umwana wari upfuye kandi ukuvuga ngo bari gushika bakwica gusa upfa gihona ko nari mu rupfu urumva nje wari umuhana hagati
kandi umugore akoze umuhini undi akazana igiti abandi kera baratora amabuye kandi kera bari banzuguruza mwati zose baza gusanga wa mwana nuba bari gumpangana mukubise ariko sinamutema ariko nabwo yoza kubatiza n'ubundi baba barankubitiye nihaye inzira y'inira mbampiza mbaratambose aba bembe muri uriya mushasha mwebwe mwawusohoriyemo naje Severi naraciye nasuriye kenshi harabaga bamwe nzi bateye amacumu hariya ku kiraro ca Nemba n'abandi bagiye bafungwa hariya hari ubwo bigeze bagufunga inshuro mwagiye musura cyangwa hari umwe mu bavandimwe babo bigeze bafunga barafunzwe kenshi si rimwe si kabiri mu buryo umunsi umwe bafunze abantu bo bahariya mu Rurinda bari imbere yacu none ngo bamare kubaboha babanje kubamunyaga amafaranga cyane cyo bagaza birukira hakaba umugabo umwe wari uhari ukimenye noneho iyo aritaza arabareba kubera kuko atavuze ntibamenye uwo ari we baravuga ati uyu mugabo washeshe so atorega gutya twamukurikirana uyu muntu arakomeye munyagabandi ari kuriya mureke ndimuhamura kuriya mugabo afite umutima kandi twamara kuva ejo akaza kuturega n'umwihorere banyaga barya kandi wa mugabo yari afite ubwoba ariko ko ari ikintu batavugaga abarokose ariko abandi nyine baranyagwa si rimwe si kabiri abantu banyagwa kandi bagakubitwa bakaboko ubwo bakanyagwa bitwa gusa ko ari abanyamurenge ari ryo kosa nta kindi kuko n'ubundi twagarara kuri Nemba hari inzu bari baranditseho kuri Nemba haje kuri Nemba barandika baravuga ngo kuna siku hari umunsi muzinjira kuko mweza muje ku Nemba kavuga ngo mwije muri ndahazi muhingira mu bito niko badaza bakubwira kuna siku mutaingia hamutako umunsi muzinjira kuna siku iryo jambo bari baryanditse urumva ubwo mugabo watangiye kuva kera kandi si rimwe si kabiri banyagira inkariya ukica n'abantu ariko Imana yagiye ifasha nyine abantu imigambi yabo si ya none ariko Imana ikemera kurinda abantu ukabona muratasha ndibuka kubera yuko ukoze kuza bongere nibuka igihe murumuna wawe yafunzwe mu Gafugwe arafungwa ndetse n'abungeri banyu bigeze gukubitwa barimo agategeko mu Gafugwe ndabyibuka barabaje bika mu mazi n'umuhungu w'umunyarwanda ngo ni Mariko bari kumwe mu Gafugwe nabo nico bari barazize cyage bafunze bari barazize nta kindi nico nta kindi urumva twaziraga bura butuzi twari dufite none kandi baje guhinga bagahinga mu ruhande rw'inzira inkaga zatambuka harya zikarya imyumbati nico twaziraga nubwo zitonaga n'ubundi none muri amushasha mwarahageraga kwari kubo nta mpamvu nico twaziraga. Okay, reka tugushimire twe tuhagarikiye hano turashima n'Imana yakurinze muri zo nzira zose guhura n'isata mu by'ukuri turabizi benshi zagiye zibica abandi bagasanga nkabungere bakaza bajana n'ihene mu biraro n'intama bagasanga zariwe nayo masata ariko Imana iragufashira kurindira mu kwiga gihugu ndetse n'izi ntambara z'ejo bundi tuzikozeho ngo tubwire ukuntu mwahunze Imana nidukundira wenda tuzabigarukaho Imana irabarinda n'uyu munsi mukaba muhari muzarama tugushimire ku mwanya wawe watanze ukaba uduhaye buno buhamya ndabizi ko ari abo buza gufasha ariko nanone dushimire nawe warudukurikiye wewe wumva bino biganiro tutambuke utagize icyo wandike muri comment nimba wifuza ko azaduheza ubundi buhamya abantu babaye muri Kongo hariya muri ariya mashamba baba bazi ibintu byinshi abantu bavuga ngo Kabila niwe wazanye ibita n'imbonera nabo bavuye i Burundi na Red Tabara bejo bundi 2015 baba bibesha abanyakagara bavuga ngo intambara ngo yazanywe na Kabila wejo bundi no kuvuga ngo aya makuru tubwiye nayo muri Zaire n'imbere ya Songa mbere baba bembe babapfurero bari bafite wa mutima wo kunyaga izo nyene bakaziba bakica inka bakica bongere rero dukomeze tubane namwe nitumukenera azaza duheza ubundi buhamya wowe utarakora subscribe reka tugusabe nanone gukora subscribe kandi komeze usharinga ibintu biganiro bigere kuri sinzi nimba ari ijambo wowe wibage uvuga ubwira abadukurikiye nk'impunzi cyangwa se abasigaye mu gihugu nimba ubutumwa bagenera tugasoza ijambo twasozerezaho turano muri Kenya kuko nyine mubibona ariko turabwira badukurikiranye ibibazo ntibitangiye n'ibintu byatangiye kuva kera tuzira ko twaremwe izi ntambara ngo zije kuba ariko zarabanjije kuva kera ariko kandi Imana yagiye turinda kugeza kuri uyu munsi